numvuze akabikora kabizi karya imboga karitse niba umuntu ari imboga yashyizeho amazi yaritse amazi yo kwari kuvuga ashyizeho amazi yo kwari kubugari akarya imboga zose akazimara abazi impamvu umuntu kugeza ubu ntago numva impamvu yaba yarashatse gukora ibintu nk'ibyo ninde washatse kwiyahura ntabwo yiyahuye we no kuvuga ngo ntabwo uri kumva impunezi kandi ntabwo akavuga ati rero nihanganye kenshi yahura n'undi umwoshye nk'uko Gromiko yabivuze kuri ba bana barindwi be akaba ari ku mpamvu yanuza se nyine kunsutse ikindi kintu cyashobokaga uko byagenda kose ntago kujya gufatirwa mu cyuho cy'ubusambanyi ngiye guhereza ikaze inshuti mukunzi wa TBT Rwanda uyu munsi wa none rero murabona yuko turi kumwe n'umugabo ni ageze mu rwego bijyana n'Dagote ushesha kangu no ntabwo urashesha kangu nibyo kanguhe naragasheshe hashize imyaka nk'itatu yego turi kumwe n'umugabo w'umusesenguzi w'umuhanga n'ikigira ngo w'umuhanga très bien yes ni karibu cyane kuri TBT Rwanda urakoze cyane ni mu rugo uziko aribwo bwa mbere ugiye kugaragara like niba bizi ko icya mbere twakoranye cyapfuye se ntabwo nabashije kubimenya rero nabibabwiye njye mutama ariko na Claire arahari muraho neza ndi ku buhanga bw'ibyuma ari ku buhanga bw'ibyuma niyo mpamvu mwumva avugira kure ya microphone ahandi ariko nari meze neza yes ni amahoro Gromiko rero tujya kugana ku byinshi bitandukanye nk'umusesenguzi tugenda twibanda ku bintu ntabwo twibanda ku kintu kimwe ariko reka mpere muri bino bihe turimo usa nkaho ibihe babihanuye hari abantu nabwiye ubundi ku bwanjye nifuzaga yuko izira ngendo zo mu ntara cyangwa se zo hagati y'uturere zihagarara mbere ya Noheli na Bonane kubera yuko ntago numva impamvu abantu wagiye kubona ukuntu warikoze gare iruzuye ngo zagare zubuze ngo bagiye kurya Bonane barara muri za gare ngo none se ahantu bajyaga ko ari kujya ntago kugenzura ikintu cy'icyorezo biragoye cyane ko abantu bagenda ngo bagiye ngo mu ntara ngo kurya Bonane na Noheli hako ni gute abantu barya Bonane na Noheli nk'uko bayiryaga mu myaka yashize n'ibihe bitari byakomera nk'uko ibihe mu buryo bw'ubuzima ibihe bya covid urajya kurya Noheli na Bonane urya ibiki ushobora kuriramo na covid urajya Noheli ukagenda Bonane wanariramo na covid barama bajyaga kumenya nje nifuzaga abantu banyihanganire kubera yuko mbabazwa n'ukuntu abantu batabona ubukana bw'iki cyorezo ukuntu kimeze nabi uravuga ngo ugiye kurya nari nabivuze mbere ni nashatse kubyandika ariko ndavuga na amabuye y'abantu badafata iki cyorezo nk'icyorezo gikomeye icyorezo kitwugarije barantera amabuye njye gutegereza izuka kandi hataragera kandi hari ubutumwa ntaravuga noneho nkavuga ni mwe murajya noneho uyu munsi bafunze kuko byagombaga kuba kera njye nabihanuye ariko nta kundi ikindi cyiyongera abantu b'ibihanganye bafashwe na za covid bamwe bajya gutegereza isuka abandi barayikira abandi basigara ubumuga hari umuntu uherutse kuvuga bigeze uherutse kubika avuga ngo yahitanywe n'icyorezo cya covid bibeshya ndangije ndavugana ariko urwego ariho ntabwo byanyumuzwa n'urwego rwa social media ntabwo ari byo bivuga ndanababwira ndi umuntu nkuriye reba ibitangaza yakoze abikoresheje n'umwami Yesu cyangwa se umwami Yesu mushaka mwamuvuga none oya wenda ushobora gusanga hari impamvu wenda
reka twigifiriga gutyo noneho ariko urabona nyine muri bya bihugu ubwo bati kumuvugira muri roho umutima havuga n'umuntu wakoze ibintu nka biriya covid yaramufasha uri kibuwe wirirwa nka toragura ibyatsi ugira gute ukora akazi nta kintu nagitangaza na kimwe nturanirukana n'isazi mu izina ryawe bwite cyangwa imibu ngo igende jewe kirere nirukanye imibu mu izina rya kirere wasaziwe genda wapi isazi kongera ikagaruka none wowe uridegembya ukirirwa ugenda nta gapfukamunwa udakaraba intoki nta ntera hagati nyine gutyo udashobora no kubwira utwo dukoko ngo tugende ndagira ni ngufashe ahubwo se Gomiko wenda kugira ngo tuve kuri iyo ngingo njyewe ikintu cyantumwe wa mugani niba umuntu ashobora kwirukana indwara zimeze kuriya ibimuga bigakira ibintu byose gase nakubwira ese yari sorry abafite umwana mbabarira ababana n'ubumuga wenda abafite ubumuga yes abafite ubumuga bakagenda ariko covid kamufata impamvu urayizi ni uko burya abikora mu izina rya Yesu cyangwa rya Yesu abikora kandi nawe uko ibyo yasabiye abantu ngo bakire nawe hari ababimusabiye kandi biriho biragenda neza nyine ntabwo niyumvisha ubwo ubundi ubudahangarwa afite kuvuga ngo abikora mu izina ry'Imana ari ibyo nanjye nabikora cyangwa nawe ukabikora impamvu rero Imana iba yaramuhisemo ikamuhereza buriya budahangarwa gute kuko covid ifata ikamwataka mu byanditswe byera cyangwa bitagatifu bibivuga neza amen ikintu kivuga bashobora kuvuga bati byabereyeho kugira ngo abantu babone bemere cyangwa se babone ko bagomba kwihana cyangwa se bakakira n'agakiza bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu mitima yabo yes Gomiko ari mu bantu b'abasesenguzi bajya basesengura ibintu byinshi ejo bundi hari inkuru nabonye ku Gihe kugira ngo nawe barayibonye y'umudamu uri Rwamagana ariko abantu Rwamagana basigaye barahambye amajini bahambye umusazi byagenze bite Rwamagana ko yasaze ufite abana 7 wagiye mama afite imbaga imbaga y'abakristo wagiye guca inyuma umugabo we abigambiriye umugabo ni waciye umugore sintiwayisomye umugore yaciye inyuma umugabo we umugore w'abana 7 agambiriye ko umugabo amufata kugira ngo amuhe gatanya abigambiriye kugira ngo umugabo amuhe divorce iyo nkuru sinaye ari na gatozo nyine abikoze nkana yego yabikoze nkana kugira ngo umugabo amuhereze divorce none nje ndibaza imbere ikibazo cya mbere na mbere umuntu by'abana 7 ashaka gatanya bari ngiye ukuntu mbyumva buriya ngo bazibona imivumu ntibazibona imiganda ndavuga ingo imivumu ni ibiti biranga ahantu hatuye abantu cyangwa se hatuye mbega hari abantu tuvuge dutyo kugira ngo tutajya mu mateka bazibona imivumu inyuma ariko ntibazibona imiganda bya biti by'imbere kugira ngo uyu munsi umuntu amenye ikintu cyaba cyarabimuteye biragoye kereka nyiracyo abitangaje kandi gishobora kuba kinahari kandi gifite n'ishingiro nk'uko gishobora kuba kitanarifite icyo ni kimwe yego kuko hari ikintu nkunda kubaha burya uguhitamo kwa muntu ni kubahwe kabisa ndabyemera ariko se kamaze nkubaze baretse ngiye kuri iyo ngingo yo kuvuga ngo guhitamo kwa muntu kubaho niba afite impamvu yamuteye yumvaga wenda ashaka gutandukana n'umugabo kuki atagiye birangire umwana abana 7 ave mu rugo agende atarinze kujya kwa muganga ashobora kuba wenda muri gahunda ngiye niko ntago kugeza ubu ntago nta bimenyetso ngiye nirinda gusesengurira ku bimenyetso abana bakunda kuvuga ngo udafite ariko ndamutse mbonye
ibimenyetso bimwe byatumye cyangwa se impamvu zatumye abikora, kuko ushobora no gusanga wenda hari ikintu mu byanditswe bitagatifu cyane cyane bavuga bati amoshya, ashobora kuba yarahuye n'amoshya amoshya ku myaka 7 ku bana 7 nako amoshya nyine abaho, kandi we bavuga ko yabikoze nkana kugira ngo umugabo akunda mufate amuhe 5. ubundi rero uvuga ngo yabikoreye naho umugabo ashobora kwita mubona nyina ko kana byihuse. Ubundi rero hari umugani ubisobanura neza mu Kirundi. Ikirundi kigira kiti akabikora kabizi karya imboga karitse. Mu Kirundi mu Kirundi Kinyarwanda ngugira ukora ibyaza jugunya hetse yego cyakoze uwo mugani ntawe ndajugunya ajugunya ubu ngubu ni ubwa mbere mwumvise, ariko ubwo waba ufitanye isano n'uwumvise akabikora kabizi karya imboga karitse. Niba umuntu ari imboga yashyizeho amazi, yaritse amazi yo kwarika ubugari, ashyizeho amazi yo kwarika ubugari akarya imboga zose akazimara, aba azi impamvu. Umuntu kugeza ubu ntabwo numva impamvu yaba yarashatse gukora ibintu nk'ibyo. Ninde washatse kwiyahura? Ntabwo yiyahuye. We no kuvuga ngo ntabwo uri kumva impunezi kandi ntabwo hari ikiguru. No kuvuga ngo umugore we yashakaga gutandukana n'umugabo we. Abona afite abana bari byoroshye mu mpereho urugero. Kuko Claire afite umugabo. Gusa yabikora. N'abana afite abana 7 n'umugabo we. Yahise akavuga ati kugira ngo uyu mugabo ntandukane nawe bikimenyesha ko wenda twaza kuyimukuraho tubishyire anjenali kugira ngo tubone uko dutanga ibitekerezo. Ngerekeza ko ashobora kuba yaravuze ati uyu mugabo nta kindi kintu namukora ku bitandukanye. Hari umugabo ushaka impamvu kayibura. Urumva? Aravuga ati giye kumuca inyuma, namfata namuca inyuma arahita yemera ko dutandukana amereze 5. We yabikoze intentionally avuga ngo reka muca inyuma then amfate amereze 5. Nyeka ko wenda ubwo wasanga wenda uretse iki kibazo cy'amoshya ushobora gusanga wenda bafite imitungo bagomba kugabana, cyangwa se biti ihise cyangwa ushobora kuba yarabonye undi mupapa. Abana bakunda kuvuga ngo niyo bibaye gutya ati uzishakira undi mupapa. Ushobora kuba yarabonye undi mupapa, hari ikintu mu ndimi z'amahanga bita support. Uzajya uba supporting, uzajya ubafasha mu buryo burenze ubwuriye. Icyo ni kibi. Abana bari none birega irambaga azajya agajya gusupportinga abana 7 rega reka nkubwire. Reka nkubwire. Hari ikintu mu ndimi z'amahanga bita tout relative. Impamvu ibintu biba relative ndabivuga mu Kinyarwanda. Ibintu byose biterwa n'ubikoze cyangwa se byose. Urugero umuntu yagiye mu kabari abagabo 2 nkabwira ndetse ariko ibintu byerekeranye n'itegeko ry'urwado relativité ndabivuga gutyo berete byumvikana. Waba uryumvaho igisobanuro ngiye ko hagera ita cyumvikana icyo urwado relativité ndati ati ndabyumva cyane bari gusangira ati sinibyumva wowe bivuga iki? Ati ubu navuye mu rugo nkoresheje iminota 5. Ati ntuyahane nyuma ati ariko ninjye gutaha tout relative. Ibintu byose biterwa n'ibihurimo yaje iminota 5 yihuta cyane, ariko kubera ko ribuze agira cyumva adashaka no kugerayo kare isaha imwe n'igice. Naho ngaho rero abana bari yaje yavuye mu rugo kuva mu rugo kugera ku kabari byamutwaye yihuta cyane kubera ko afite n'icyaka n'iki, ariko amaze gufiningiza ikintu bita ngo ikirahure agenda agira ndagira mu rugo nyuma y'isaha imwe kandi distance cyangwa se uburebure byose ni hahandi. Nawe 7 rero urashobora kuba barabaye 7 uwo mama atarabona umwoshya, noneho nyuma 7 bagahinduka. Reka tubikure kuri uwo mama tubishyira ku bandi bantu. Ikintu ntabwo mwikutekereza ko umuntu ushobora kuba afite imbyaro zingana nk'uko mu rugo ubifata gute ko umuntu nk'uwo ngo yakwiyenza kugira ngo abone 5? Ibyo bintu rwose ntabwo bikwiye mu by'ukuri, nubwo tutazi impamvu. Njye shyira mu twuguru shyira mu dukubo impamvu yabiteye kuko sinyiza, ariko hari ibintu ubundi umuntu yakirinze. Niba
abantu bagiye bakamarana imyaka tuge 40 50 bajye kubona ukuntu barataye buriya niba ntacyo wabonye mwisiza sibyo ntacyo wakagombye uvuga kuba uvuga mwihirima ry'inzu kandi mwisiza ntacyo wabonye inzu mwarayishijije ubwo ni mu butoya bwanyu bw'ubukwe cyangwa se kubana ariko mubyaranye abana 7 mubyara mumaranye imyaka 50 abana banyu nabo barashyingirwa abana banyu baruzukuruje umva ntacyo muba musigaje hari icyo bita www.shinyiriza.com none ariko se Jo njye ntekereza ko wa mugani umuntu uba ufite abana 7 noneho yajya no gutandukana n'umugabo we akagira icyo yakora kugira ngo yiyenze no kuvuga ngo umugabo ntago bari babanye nabe bifatika ntago tubizi njye ndi gutanga uko mbyumva ntago umugabo yari amubaniye nabi tureke kuvuga wenda bombi umugabo ashobora kuba ataramubaniye nabi ariko umugore we hari ahantu hataba satisfait akavuga ati rero nihanganye kenshi yahura n'undi umwoshye nkuko Gromiko yabivuze kuri ba bana 7 be akaba ari ku mpamvu yanuza se nyine kunsutse ikindi kintu cyashobokaga uko byagenda kose ntago kujya gufatirwa mu cyuho cy'ubusambanyi kamera nko kwa byanditswe byaracyabitagatifu bati mwigisha ati uyu mugore tumufatiye mu cyuho cy'ubusambanyi ntabwo uramu mama ntabwo yakoranye ubuhanga rero nta koranabuhanga bisize yagombaga gushaka ariko nta n'ubuhanga burimo mu bushake bwe yagombaga gushaka impamvu ifatika yaba ari impamvu yacuze cyangwa se impamvu atacuze ducura murabyumva yahimbye cyangwa se yahimba kandi ikaba yaba n'impamvu nyakuri cyangwa se akajya no mu mpamvu zemewe n'amategeko ariko wenda umugabo yakekaga wenda ko umugabo adashobora kumuvaho kuko umugabo hari impamvu nyinshi zo gutuma atava ku mugore we impamvu ya mbere ariko rero urabona uruganda rw'isukari murahazi ikabuye nyine ushobora gusanga nyine nashaka kuvuga impamvu umugabo ashobora kutava ku rugo bashakanye ari isukari ubu nyiraburyohe mu nsobanurire kunsutse ni nyiraburyohe ibyo utumvishe Uwiteka akugendera nasobanukiwe wenda ndaza no kugaruka kuri ibyo bavugaga ku mpamvu umuntu acura nekeza ko hari n'igihe ushobora gusanga muri abo bana 7 nta n'umwe uwo mugabo urimo cyangwa afitemo nka 2 cyangwa afitemo nk'umwe murumva ibyo bintu nabyo birashoboka wenda kuvuga ati bageze ko nta n'umwe urimo ariko mbere yo gutana n'uriya mugabo ashobora kuvuga ati se ariko ibyo ngibyo ariko Gromiko ikamaze ngo ishyire mu mwanya w'uwo mugabo ibaze ubanye n'umuntu akamara mukabyara imbyaro 7 kuri uzi ngo ndi papa uzi ngo barareze finally ugasanga nta n'umwe wawe buragira muti ugasanga bamwe ubabereye papa utababereye se hafa kwego oya bose uze kumva papa kanaka ariko ntavuga ngo uriya ni se wa ise na papa biratandukanye cyane jewe rero reka mbabwire kuri icyo ngicyo ndamutse uyu munsi isanze abantu babereye papa bamwe abandi nkababera data nkababera se bitewe n'igihe twatumaranye n'ukuntu nabikundiraga bose bajya mbaguma mu bandi usanze bose hanyuma se papa wabo ashaka kuza isesori cyane bose se wabo ubwo hakurikiza amategeko ukora ko umwana uvukiye mu muryango aburi uwo mu muryango aha nta kibazo uwo mwihorera iki kibazo nge ntabwo kiri kubara kuko abana n'abaziranenge ntabwo bari bafite mu kuba baravuze ahubwo kuri uwo muntu wakubeshye iyo myaka yose mwakomeza mukabana azi neza yuko akubeshye mumbaje ikibazo kiza cyerekeranye no kubana burya hari ikintu kimwe abantu bagomba kwitondera ari nayo mpamvu ntumva impamvu y'ibyo byose sinumva impamvu y'ukuntu abantu batana mu mitwe sinumva impamvu y'ukuntu abantu bajya gufata ngo za majagu
ubushoka ngo iki ngo bagiye kwicana ngo hagati y'abashaka sinumva impamvu abantu bajya gukiza abandi ibikorwa remezo Imana yabihereye by'uburumbuke ibikorwa remezo muri buri bituma abantu bajya gukiza ujya kubyangiza ukajya kubona ukabona usibye ibikorwa remezo umuntu n'ibikorwa remezo by'igihugu iyo byangije ni icyaha mpanabyaha cyane ni gute wowe urinda ujya kugera mu byaha mpanabyaha byose wahaye umuntu mahoro hasi kagenda niba ushaka kujya gukora uburaya bw'umuhamanzi genda niba ushaka kujya kugira gute gushanga undi mugabo nenda hari n'ikindi kintu nshaka ko tuzaganira ko singiye gutegura award ni nko gushima nimara kugera ahantu ushaka kujya ndashaka gutegura award cyangwa se impano ikomeye cyane nzajyamo umuntu wavanye undi mu menyo ya rubamba mu menyo y'uwo bashakanye akamuvanamo akamuha umunezero ibyo bintu muzabimbaze ni mu byandiko uyu munsi mubihe n'agaciro nta kintu nk'icyo ngicyo ndashaka ko nzabona kandi nzabona abaterankunga ariko se wabyumvishije neza Jo iki ntabwo mbiteka bisubiremo yewe mu bintu bya mbere nzimakaza nigira ubushobozi ni ukuba umuntu aho kugira ngo abantu ngo bizagende bibe bitinze kuko bavuga ngo it's too late cyangwa se c'est trop tard ko umuntu yamaze gukubita undi majagu yamaze gukubita undi agafuni yamaze gukubita guca ibikorwa remezo bye yakasi igiti nagize gute ibyo birinda kubaho bite kandi ashobora kuba award yuko hari ingoboka umuntu emerewe nabi yani mu Kiswahili sanifu anasema amemnyanyasa baramuzengereje undi muntu aramwikundiye akamukunda cyane akanamukundwa akaza akamuvana hari ahantu akamutereka ahantu mu mahoro maza uwo muntu kwigihembo wamutwaye uwo wamutwaye aguma kutwara ugiye kuzajya uhemba abantu basenye ingo z'abandi ntabwo ari urusenye mbere y'uko ubuzima bw'umuntu batakarira ni gute se abantu bataguhemba abantu tujye tuvuga ibintu tujye tuba ku bintu biri flat ibintu bibi tujye tuvuga ibintu bindi abantu batavuga abantu birirwa bavuga ibintu bimwe nimuvuga ibintu nibura birimo na innovation birimo n'udushya fata umuntu fata umugabo wahuye n'akaga umugabo wameze nabi umugabo wagize umuvuduko w'amaraso akagira bigakurizaho ibindi n'ibindi kubera uwo bashakanye no mu kindi kinyuranyo nabyo umugore umeze nabi wirirwa avuga ati ndataha ukamutuza ahantu niyo wamutuza mu gice cy'ingunguru ariko ufite amahoro afite n'urukundo afite n'ibiribwa bagomba kuguhemba bakahita bakubakira n'inzu ahubwo ukamubona iki gihembo kirajya kuri Juliet Mutamba watwaye umugabo wa Claire wakamutuje mu none tumuhamashye nzabona abantu babyumva se uzi nk'uwo mugore nk'uwo mugore ndakageraho ako ngako uwo mugore w'i Rwamagana uwo mugore w'i Rwamagana nuko atakoranye ubuhanga ngo areke kugwa mu cyaha cy'amategeko cyangwa se icyaha cy'ibyanditswe byera cyangwa se bitagatifu ariko yagombaga kubitegura yitonze niba yumva koko adashaka uwo mugabo bari kumwe nta mpamvu yo kugira ngo yigushe mu cyaha ashobora kuvuga ati mu by'ukuri jyewe uriya muntu ntampaye umunezero ntago nishimye cyangwa se tout simplement purement et simplement ntago mukunda sinyimukunda hari umuntu umwe nzamubwira muzaganire nawe ntago nzi niba kiba muri uru Rwanda rwacu ashobora kuba yenda yaragiye mu mahanga ya kure ariko muzamushaka ndibuka twigeze gukorana ikiganiro gikora kuri radio imwe aravuga ati njyewe njya gusezerana nagize Imana wadusezeranyije atwemerera kuvuga isezerano twebwe tuvuye ku mutima kuruta iryo Mutamba mubwira bati subiramo ibi bintu kabone nubwo utazabishobora burya muri bya bintu hari ibintu udashobora gushobora bitewe n'uburi cyane ariko ugomba kubisubiramo ariko biri kugenda biza buri wese asigaye isezerano ariko ni mu rusengero mu rukiko ewe uzi impamvu mu rukiko
ubuzima mu rukiko ibintu byaho bigomba kuba ari ibintu biri net nabita ngo iki ibintu biri ku murongo kubera yuko bigomba guhuzwa n'amategeko nicyo kibazo gomba guhuzwa n'amategeko ariko yagize ati nzagukunda igice kinini cy'ubuzima bwanjye ariko sinzi niba nzagukunda ubuzima bwose kuko ubuzima bw'umuntu mukuru bugenda buhinduka uko iminsi igenda ubwo wawe ndati naci nyuma nanjye nzamuca inyuma ariko umugore narabyemeye si nk'ibyo byose se mbega urumva ko uriya mugore yibereye mu kiragano cya kera ijisho rihozwe irindi guca inyuma zo guca inyuma setu nuko rero abantu nibabane abana barindwi simbibona nk'ikibazo bashobora kuba ari n'abana n'imbaga yindi irenze abana barindwi ariko abo bana barindwi bashobora kuba babayeho mu myiryane ibagaragarira bakazakura badakurira n'uru Rwanda rwacu batabereye u Rwanda rwacu ntabwo ikibazo rega nta nubwo ikibazo ari icyo ahubwo ndibaza umuti w'ikibazo yabonye uri guca inyuma umugabo nibyo navugaga ni ntabwo yakoranye ubuhanga yabihisemo aricyo kwenda yabuze n'umugira inama yewe n'umugira inama ari kwishaka ubundi buryo akaba n'uburyo bw'ubwemeye n'amategeko ntabwo ngewe nshyigikiye yuko uburyo yakoresheje uretse ko yabihisemo akabihitamo wenda atazi cyangwa se abizi simbizi ariko yo hasi aho ngaho ngo nta kintu ashoboye mu rukiko anamubeshyera kugira ngo abone gatandatu yerekane nyine ko afite impamvu ifatika ifatikable kugira ngo atandukane n'umugabo abagore benshi basigaye babikoresha nk'utwitwaza akajyana mu rukiko akajya guharabika umugabo we kuko ati umugabo wanjye ntacyo ashoboye nta n'ubwa mbere byumvishe byomeko njya mbyumva ariko nta sinabibonera gihamya ariko njya mbyumva oya birahari genda muzi ntabwo bavuga amazina ariko byarabaye ariko rero ugenda ukumva se amenyekanye kandi yishoboye bahita babona ubwishyu buhaga oya sha ariko uri kubyumva kwishyira mu mwanya w'umugabo umugore kuza ntacyo wamutwaye urumva babyita uzi ko nubyita njye mbyita izina ryiza cyane uko n'ubugizi bwa nabi abagizi ba nabi ntabwo ari aba ngaba uwo ni umugizi wa nabi ni gute adashobora gutanga impamvu yuko wenda yagira aho uvuze ngo sinyigukunda ariko rero urukiko nkunda ntabwo nkunda imanza ariko nkunda amategeko munyumve neza nkunda amategeko cyane ni ukuvuga mu itegeko bashobora kuba bagira bati niba avuze ko ubundi nk'ivuze ngo uyu mwana si uwanjye bahita bajya gukora ndivuge mu kinyarwanda isanomuzi y'amaraso ikinyarwanda buriya kirakunze isanomuzi y'amaraso bigenekereje ntyo kugira ngo barebe mu mizi isi uriya mwana n'uwe nawe rero bashobora kuba bati uragira uti nyishoboye bagapima bibaho yego cyane barabipima none se wamenya revo yanjye y'ubushakire mba nshaka hari iyi yego sera ibyo ngibyo tuterura njye kumva tuterura tifu kubera yuko nyine nuko nguko ni kwa kundi umuntu aza avuye iwe iminota 5 yasubira agasaba isaha imwe n'igice bon reka tuganire ko ari kantu kanyuma dusoza ikiganiro urubuga rwa ndarukunda cyane ko ndakunda kuruta inyurabwenge anyway afite channel yitwa Inyurabwenge TV ubu ngubu iri muri pause iri mu karuhuko gatoya kubera yuko burya njyewe sinyamenya kubangikana ibintu bibiri hejuru njye mbangikana ikintu kimwe kiri hasi n'ikiri hejuru nako nshaka kubibangika kimwe kiri hejuru ubu ngubu mu by'ukuri reka ngashyiremo wenda niba ntamenye ntabwo menya nta kibazo kumena ni ukukora ikintu kimwe ndiho ndasoza nanabirangije niyo mpamvu twe twaranaburanye hari ibintu nshaka gushyiraho akadomo nshaka guhagarika burundu by'impfu ziterwa impfu z'abantu ndetse n'iyangirika ry'ibintu biterwa n'ibura rya feri ry'amakara ngewe ubundi muri formation yanjye mu
nibyo nkora cyane nkora ibintu bijyanye n'imodoka buriya niba ushaka kunkunda uhereye kuri njye uhera ku bintu bibiri hari ibintu ugomba kwinjiriramo kugira ngo uzanzamukire sinzi na mwumva neza birumvikana mu ugomba kwinjirira mu modoka cyangwa se umuziki ugakora ibyo bintu utabyinjiriyemo ntabwo ushobora kumva ubwo rero ngo mikoni we ni wa muntu mwigeze kumva ugira waryo uparika imodoka ugize nishyiramo nk'ahantu ikoze muri parikingi ikoze wimirije ngo bamwambitse igitambaro biriya ni ibintu simple wow akuzanyisha imodoka binyemerera imbere y'abafana ahubwo se nikwigisha njye ndi kumva nta kugeza ubwo rugero ko numva ruciriritse se imodoka ruciriritse cyane ndumva nanayikugurira amategeko n'amabwiriza birakurikiza natambwira ngaho bashaka kunjyana ahantu mbere ya sentare mbere y'iki oya nzayikwigisha urabona hari ukwigisha imodoka ugakora ibizamini hano kwigisha ukabimenya njye nzanye kwigisha ubimenye neza nimba n'ibizamini nsinda ibizamini iyo umenya imodoka neza ibizamini uba warabirenze buriya abantu bakora ibizamini abenshi baba bazi ibizamini barize ibizamini ariko ntabwo baba bazi imodoka kuko imodoka ni uruhererekane imodoka ni nk'ibi turi kuvuga ni nk'uko wavuga ngo njye numva abantu bavuga ngo turishimira ko bageni bahire mwashingiye bakabashima reba nkugushima umuntu ugeze kuri Nyabugogo ajya icyango ajya Rusizi cyangwa Musanze warangiza ukavuga ngo ndagushimira ko wageze i Rusizi kandi muri mu bukwe ntabwo ari ibyo ntabwo muri byo buriya muzajye mwubaha isabukuru n'izubaka kuruta ibirori se ngo turashimira ngo mwareze neza ko umuntu arerwa neza bitewe n'uko zubaka umuntu ashobora kuba ngo arerwa neza akirirwa yambara kimono akubita umugore cyangwa se barwana hagati yabo ntabwo mu burere harimo kurwana cyangwa se n'ibindi bintu yes nta kibazo murakoze cyane mu minsi iri imbere mbega izo mpanuka zizahagarara reka tugane ku musozo ariko tuvuga akantu gatoya inkuru y'uriya mwana w'imyaka 17 wiyemerera urukiko ko yasamanyaga utwana tw'uduhungu tugenzi twe dutoya warayibonye narayibonye ariko ni inkuru ibabaje cyane ariko kandi irimo n'ibintu nabyo byinshi uyu munsi ikintu cya mbere mbonamo birababaje umva ni ikibazo nubwo bitakumiriwe kugira ngo wenda ntibirenge umwe ntibirenge batatu bigere ku mbaga y'abantu 17 bibabaje ku buryo bwimbitse bukomeye cyane aho ndahita njya ku kintu cy'ubutinganyi kuko urumva nta nubwo yasambanyaga udukobwa gome ko ubutinganyi bufatata ubwo nagira ngo hari ikintu nk'ubwo ndahita bihuza nuko abana batigeze bavuga ibyo bintu nabo harimo ikosa rya muntu bari bato bane myaka hari aba 14 ntabwo 10 n'abari muto ariko bashobora kuvuga bashobora kwiexprima ashobora kuvuga ati ibyambayeho ni ahubwo uriya mwana yaba yarabwiwe ikibujijwe akiri muto ibujijwe ibi noneho yavuga babimukora akagenda akabwira bati bya bintu mwambujije hari umuntu wabikoze none bikarinda bigera ku bantu 17 ugize uti ibintu byerekeranye n'ubutinganyi kugeza nonaha ngewe buriya ntabwo nkunda guca iteka ku kantu sibyo urumva ni ibintu anormal sinzi ko anormal bidasanzwe anormal ni ibintu anormal ukurikije ngiye kwereka igifaransa hano ku meza ni ibintu merci d'être venu yego ni ibintu wumva bidasanzwe nakomeje kugenda mbisoma cyane ko bishoboka yuko umuntu umubona ukabona umuntu nk'uyu
ariko atari we ameze reba nk'uyu ntibabo umuntu umva nta gihombo nk'icyo meze nkawe gute nyine wowe utari claire wibaze kuri claire nyine ukuntu yakurebye wenda ukuntu yakurebye amaso y'ukuntu yakubonye simbizi neza ikamera zo kuva ku byuma ariko atari wowe nyine umeze nkawe mu mitekerereze no mu mimerere no mu mishakire ni ikibazo gikomeye cyane ariko icyo kibazo icyo kintu niba biba binameze bityo ntabwo ariyo mpamvu wajya gufata abantu nk'abo ngabo n'ubundi hari bamwe batagira icyo babiciraho nk'itegeko cyangwa iteka kubera yuko bizabera inyuma y'imisozi n'imisozi hagati y'abantu bakuru simbizi abantu bakuru bakuze n'ibiki bijya biba biraba nyine ibyo mvuga wowe bifata ute ubona ni kuri njye ntibikwiye na gato ndongize ni ariko niba umuntu uyu n'uyu hagati yabo simbizi ntabwo nzi impamvu bashobora kubikora ni ibintu bitumvikana nongeye nzashaka umutinganyi ndaza kubihiga ese biremewe kubita gutyo kubibona kimwe batwaye uzi impamvu se tutarenga ku mategeko uzi cyangwa se ntekereza ko ari ijambo nyarwanda oya reka mbabwire ikintu kimwe hari ibintu bikorwa bidafite uruvugiro kubera ukuntu nyine bimeze ukaba utavuga uti ntago bagomba kunyita batyo icyo ni kimwe sinzi unyumva neza kubera iki kanduriwe nyine kunone se mu mategeko wavuga ko urirengera gute kandi nta hantu wanditse njye sinjya nca ku ruhande banyihangana wavuga se kuri nde ugiye kurengera nde ugiye kurengera urinde kubera ko amategeko ari niyo mpamvu nabwiye ni njye amategeko niba hari ikintu tubamo abantu batajya bafata ngo bakiteho cyane ni nayo mpamvu ubona ibyaha n'imanza ziyongera n'ikintu kubera ko amategeko abantu ntabwo bayazi rero iyo uzi icyo kintu reka mbabwira kandi kantu nigeze kuganira n'umuganga ambwira ukuntu baza kwivuza bububa kubera yuko nta kintu kibarengera umuntu iyo tuvuge urugero iyo abantu barwaye indwara zifata mu myanya ndangagitsina sibyo bakaba ari ibintu bizwi mu buryo bw'ubuvuzi bisanzwe ibintu mbega no mu mategeko bizwi ko abantu nyine babana bagasohoza amabanga y'urugo mu buryo nyine busanzwe buzwi kuvuga yuko niba bagiye kwa muganga bagenda bemye siko bimeze se ese wagenda wemye ute kwivuza kandi warwaye indwara zinyuranyije n'izisanzwe zijyana n'izifatira zinyuranyije aho mushyira aho mukorera kuko urabona imodoka ishobora kugenda imbere genda inkunda imodoka ushobora gushyiramo vitesi imbere wagenda imbere nikoze dore urite kuvuga ngo uragenda imbere ariko hari abantu bavuga bati nko muri sansinike ushobora gusubira inyuma niba abantu bakora muri reverse abandi bakora muri forward doesn't make sense none se tubivuga njye nuko mbyivugira abatabisobanukiye babwira umwuka abasobanurire yagro bikora gushimiye cyane rero ndizera ko umuntu wese yakwiye n'ibyo ndaze yuko twashyizemo blague cyariko umunyabwenge buriya umugani ugana karibu ndagushimiye cyane rero nizeye ko tukiri kumwe turi kumwe kora ko uyu munsi research yarangiye research ibisigaye ntabwo byambuza kugira ngo ariko muzashake umuntu wize ibintu bya sexology ababwire ikinyuranye kiri hagati ya rapport sexuelle na relation sexuelle nta kantu nshyizemo gatoya kugira ngo muzabikore ndi hano rero kugira ngo tuzongere tujye en relation sexuelle iyi niyo twakoze babyita relation sexuelle abantu babyitiranya na rapport sexuelle mbese mwakoze relation sexuelle twese na cameraman ari kubera ko ni n'abantu batandukanye ibitsina baraganira bari muri entretien iyo ni relation sexuelle nzabahuza n'umusexologue uri hejuru cyane njye ntabwo cyane ko dufite ibintu byinshi twamubaza yes ndagushimiye uzatongera kwigisha imodoka byawe
mwasoza ikiganiro uyu munsi turangiza kare sorry dusoza murangiza kare ni birumvikana arangiza kare wowe kubera ko nako imodoka tuvugana hano ari pasiparume ubona ko uramutse ubonye avoka yigushije muri pasiparume igashya burya iba yoroshye cyane kwikwigisha ni nko kugira nuko ngo rwose ndabyemeye biroroshye cyane tutanya nimugoroba murakoze cyane rero Cleambase ndagushimiye murakoze cyane nawe ubuhanga bw'ibyuma yego nagira ikizangirika muzamenye ko nawe ndagushimiye cyane yego murakoze cyane TBT Rwanda nakagaruka ciao